Professor Book. Mbanje kubasuhuza mwese nkomeza kwifuriza amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Uyu munsi nifuje kubaganiriza ku nkuru maze iminsi imbategurira inkuru ivuga kuri Adamu na Eva. Ngewe bateguriye ugiye no kwibagezaho nyita Isof Professor. Bahaye ikaze mwese. Munyemerere iyi nkuru nyihere kera cyane mu irema ry'isi aho Imana yaremaga Adamu na Eva. Adamu na Eva cyangwa se Adamu na Hawa, twizera ko inkuru y'aba bombi baremwe bwa mbere ariyo nkuru ya mbere yamenyekanye cyane abatuye isi benshi tuzi, n'abantu bizera ko ngo bazi buri kimwe ku bijyanye na Adamu ndetse na Eva. Ariko narikanze nkibona ko isi yose idafite amakuru ya nyayo ku bijyanye n'itunda rya nyaryo Adamu na Eva bariye. Bitamera nk'umwana w'umukubaganyi ukimenya gukambakamba, aho abashaka kumenya ibyumba bigize inzu arimo, nanjye mpera ko ntangira gukora ubushakashatsi kuri iyi nkuru. Mpita nizera ko hari byinshi abantu batazi ku bijyanye n'iyi nkuru ya Adamu na Eva. Mu by'ukuri maze gufata umwanzuro wo gucukumbura ibitabo byavugaga ku nkuru ya Adamu na Eva, naje kuvumbura amabanga menshi kandi akomeye cyane, mpamya ko abenshi muri twe tuba tutanazi. Bamwe mu Bayahudi bizera ko ayo mabanga yanditswe mu bitabo by'amadini bya kera, ariko ayo mabanga aza gusibwa ubwo ibyo bitabo by'idini byari bitangiye kujya bisobanurwa mu zindi ndimi zitandukanye. Mu gucukumbura nabonye inkuru ivuga ku mukobwa witwa Lilith. Inkuru yanditswe mu bitabo no mu bishushanyo bigiye bitandukanye by'abanyamateka b'amadini bavuga ko Lilith ari we mugore wa mbere wabayeho wa Adamu, atari Eva nk'uko abenshi tubizi. Bakomeza bavuga ko ngo ariko Lilith nyuma yaje kuvumwa n'Imana nibwo haje kuremwa Eva. Igitabo cya Injil nicyo gihamye neza iyi nkuru ya Lilith, umugore wa mbere wa Adamu mbere ya Eva. Ubuhamya bw'iyi nkuru bubukura mu gitabo cya kera cya Injil, paji ya mbere, isura ya mbere, ku murongo wa 26 kugeza ku 27 handitswe ngo, So God created mankind in the divine image, male and female. God created them. Bishatse kuvuga ngo Imana yaremye abantu mu irema ritagatifu, yabaremye mu rugero rwe, arema umuhungu n'umukobwa. Ndetse no muri Bibiliya ya mbere yanditswe mu rurimi rw'icyongereza yitwa King James Bible cyangwa se The Accepted Version yo mu mwaka w'1611, nayo ubwayo ivuga ko Imana irema Adam itigeze imurema wenyine, yamuremye ari kumwe n'undi muntu w'umukobwa. Abavuze kuri iyi nkuru njye sinabafashe nk'abantu bihimbahimbiye inkuru gutyo gusa tu, ahubwo byanteye kwibaza, ese ibi byo bavuze ku Bayahudi byo byaturutse hehe? Na kera hose nkumva ngo Adamu na Eva barakaje Imana kubera ko bariyitunda gusa. Nuko nanjye mpita nshyira ubwenge neza ku gihe, ntangira kwibaza nti buriya wasanga barariye rimwe mu matunda manini, urugero nk'ifenesi, inanasi, bikaba ariyo mpamvu wenda Imana yatumye barakarira cyane. Natangaye cyane maze kumva ngo itunda bariye ryari apple. Maze nareba ukuntu za Apple ubungubu ari business idasamaje ku masoko, aho usanga Apple igura amafaranga 200, 300 kugeza kuri 500. None Apple nicyo cyatuma Imana irakara bene aka kageni koko? Ndagusabye nkutekereza ko natekereje nk'umuntu w'imburamukoro. Ese wari uzi ko no muri Injil ya kera imwe ya mbere inyandiko zivuga ko Adamu na Eva bahawe uburenganzira bwo kurya amatunda yose afite imbuto mo imbere? None namwe mumbwire, Apple ifite imbuto mo imbere cyangwa se nta mbuto igira? Hanyuma mureke twese twibaze kimwe. Amwe mu mateka avuga ko Adamu yabayeho imyaka 930, ni nawe muntu wa mbere wabayeho kuri iyi si. Ariko inkuru zivuga kuri Adamu nta nubwo zuzura paji nibura 5. Ese wowe ntabwo bigutangaza ra? Muri Bibiliya ya West Version cyangwa se igitabo cy'intangiriro, isezerano rishya nicyo kivuga kuri iyi nkuru y'iremwa rya Adamu na Eva mu buryo benshi tuzi. Ivuga ko Imana yaremye Adamu imutuza muri Edeni, nyuma iza gusanga Adamu azakenera umufasha, nuko Imana iza guha ibitotsi byinshi Adamu, maze arasinzira, imuremamo Eva, imukuye mu rubavu rwe nk'ugiye kumubera umufasha. Nyuma y'ibyo haza kuza inkuru yamamaye cyane ivuga ko Adamu na Eva barigitunda, Imana iza kurakara cyane kugeza ubwo uyu munsi njye nawe tuba mu buzima bubi bugoye bwuzuye ibyaha ndetse n'inzara. Nyuma yo kurya itunda, Imana ihita yirukana Adamu na Eva muri Edeni. Inkuru ngufi tuzi kuri
Adam na Eva ikomeza ivuga ko nyuma inzoka yarabakurikiye maze ishuka Eva nawe arashukwa arya ku itunda ry'igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi. Eva nawe ashuka Adam maze bose barigitunda. Guhera ubwo havuka ibyaha n'ibibi byose aribyo bihangayikishije isi kugeza kuri uyu munsi wa none. Gusa ariko abayahudi baza gukora ubushakashatsi banizera ko iyi nkuru ifite byinshi ihishe ku bijyanye n'inkuru ya Adam na Eva twe tutazi. Umunyamateka ukomeye cyane witwa Rabbi Shimon Yochai yigeze kwandika igitabo cyamamaye cyane mu bantu ba Israel, igitabo yise 70 Hidden Meanings that were contained in the word Bereshit. Ibyo nza kuvuga kuri iyi nkuru biraza kugutangaza. Gusa gusabye gutega amatwi neza bumve buri kimwe n'ubuhamya bwatanzwe. Ese waba warigeze kumva izina Lilith? Iyo bavuze ya nyandiko ivuga ko Adam yaremwe n'umukobwa, ntabwo baba basobanuye ko uwo mukobwa ari Eva. B'Abayahudi Yochai na bagenzi be bavuga ko Lilith niwe mukobwa wa mbere waremwe abane na Adam. Kubw'ibyo Eva ntabwo ariwe mukobwa wa mbere kuri Adam. Gusa Eva nawe ngo yaremwe nyuma. Ni mu gihe Lilith yaje gukosereza Imana nuko Imana iramuvuma. Ngaho tuza gato maze wumve neza iyi nkuru naguteguriye. Hari umubare munini w'Abayahudi bemera ko umugore wa mbere wa Adam ari Lilith. Banizera ko ibitabo by'idini bya kera nka Tawrati bivuga ukuri kuri iyi nkuru. Gusa ubwo hakorwaga amacapiro mashya y'ibitabo by'amadini nibwo iri zina Lilith ryahishwe. Bavuga ko abakuru b'idini batashatse ko izina Lilith rimenyekana. Nuko inkuru ya Adam irandikwa, bandika ku buzima bwe ndetse haza kuvugwamo Eva gusa. None niki cyatumye Lilith bamuhisha ntavugwe? No muri iki gihe avuga kuba ari umwe mu biremwa byavumwe bibi cyane, Satani. Abasobanura inkuru ya Lilith bavuga ko uwo mukobwa mwiza ntiyigeze aca bugufi kuri Adam kuko yibonaga ko ameze kimwe nka Adam, nubwo Adam we yari nk'umugabo we. Gusa ntiyabonye impamvu yatuma amwubaha. N'icyateye agasuzuguro ka Lilith bivuga ko Lilith yaremwe mu ibanga kandi ntiyaremwe nk'umukobwa ufite umubiri w'intege nke nk'uko tubona abakobwa basanzwe bameze, ahubwo ngo yaremwe mu buryo bw'umukobwa w'imbaraga ufite umubiri ukomeye nk'uko Adam yari ameze, kuko ngo banganyaga imbaraga 100%. Ku buryo Lilith iyo yatangizaga amahane byabaga intambara ikomeye cyane hagati ye na Adam no kuba nta kinyabupfura yari afite cyo kubaha umugabo we. Nuko urukundo rwabo bombi rutangira kwangirika. Lilith ahitamo gushyira iby'urukundo rwabo ku ruhande, ahitamo kuva muri Eden maze arigendera. Maze Adam ajya ku Mana ye amubwira ko Lilith yahukanye atazi n'aho yagiye. Nuko Imana yohereza abamarayika 3 bajye gushakisha Lilith, ari bo Malayika Sensinoi na Malayika Senmiglav. Basanga Lilith yagiye kwihisha kure cyane mu buvumo bwijimye cyane hafi y'inyanja izwi ku izina ry'inyanja itukura, Red Sea cyangwa se Mer Rouge mu ndimi z'amahanga. Inkuru zivuga ko Lilith ubwo yajyaga kwihisha muri ubwo buvumo nibwo yahuye na Satani wavumwe, Iblis, Abayahudi bita Samael. Nuko Satani ibyishimo biramutaha, amera nk'ubonekewe n'ikintu cyiza cy'agatangaza. Maze afata Lilith amugira umugore we, ubyarana n'abana b'amashetani mashya. None hano twakwibaza, ese ya nkuru y'urubyaro rwa Satani yo yavuye hehera? Kuko abenshi tuzi ko Satani bwa mbere yanze kubamira Adam, imbarutso yo kuba Imana yarahise ivuma Satani ikamukura no mu bwami bwayo. Ananjye bintera kwibaza maze ndanisubiza, kuba Satani ari ikiremwa kimwe rukumbi ntiyari kubasha kubona urubyaro. Gusa nyuma kumbe urubyaro rwe rwaje kuboneka nyuma yo guhura na ex wa Adam, Lilith. Abamarayika batumye gushaka Lilith bamubwiye ko batumwe n'Imana kuza kwica abana be bose kuko rwari urubyaro rwa Satani. Hanyuma bafate Lilith bamusubize muri Eden aho yagenewe kuba nk'umufasha wa Adam. Ariko Lilith niyanga gusubira muri Eden, ubwo abo bamarayika barahita bamwinika mu nyanja itukura kugeza apfuye. Nuko abamarayika bica abana bose ba Satani na Lilith, ariko Lilith aratsemba yanga gusubira muri Eden. Nuko asaba Imana ko yamwemerera ikamuha uburenganzira akaba ikigeragezo ku bana b'abantu, maze Imana iramwemerera nk'uko yemereye Satani kuba ikigeragezo ku bantu. Imana iremera Adam undi mufasha, aho nibwo Imana yahaye ibitotsi byinshi Adam maze arasinzira we. Nuko mu rubavu rwe haremwamo Eva. Eva nibwo kuza afite umubiri worohereye w'intege nke kugira ngo atazavuga ikibazo nka Lilith kuri Adam. Bamwe mu Bayahudi basobanura iby'iyi nkuru bavuga ko Lilith ari umwe mu mashetani mabi kandi y'ingome cyane.
bavuga ko kandi kugira ngo yihorere urupfu rw'abana be bishwe yasabye ububasha bwo kujya ateza indwara impinja, indwara zikomeye zishobora kuba zanakwica abo bana. Iyi nkuru ivugwa muri paje 24 mu gitabo kizwi cyane cya kera cyitwa Alphabet of Ben Sira from Eve and Adam. Nkibutse ko kandi bahamya ko iyi nkuru ari inkuru y'impamo, kuko ubuhamya bwabo babukura muri Bibiliya y'Isezerano rya kera. Bavuga ko no muri Bibiliya ya mbere yanditswe mu Cyongereza yitwa The Accepted Version cyangwa King James Bible, mu gitabo cya mbere paje ya mbere umurongo wa 27 handitswe hati In God created man in his own image, in the image of God created him, male and female he created them. Mu by'ukuri aya magambo aduhamiriza ko Adam ataremwe wenyine ahubwo yaremwe n'umukobwa. N'abanyamateka b'idini ya kera ya Kiyahudi bizera ko uwo mukobwa ari we witwa Lilith. Ndimo nkubwira ubu ngubu. Igitabo cya Rabbi Shimon Yochai nticyavuze kuri Lilith gusa, ahubwo cyavuze no ku bindi byinshi bitandukanye kandi bitangaje. Yochai mu gitabo cye yavuze ko Adam utigeze ashukwa n'inzoka cyangwa se Eva kurya itunda, ahubwo niwe gusa washatse kwirira itunda, kandi yabikoze ukoko k'ubwenge bwe bwamubwiraga ko ari bwo ari bushimisha Imana. Adam yabonye ubuzima bwe bwo muri Eden bwari ubuzima bwiza kandi bworoshye cyane, ubuzima bw'ijuru, kuko icyo yashakaga icyo ari cyo cyose yarakibonaga mu buryo bworoshye cyane. Nuko Adam ahitamo gukosereza Imana abishaka, aho nibwo yaje kurya itunda yabujijwe kugira ngo amanurwe mu isi yuzuyemo ibibazo n'ingorane. Icyo yari agamije ko ari ukugira ngo yereke Imana ko we ashoboye kuyubaha ndetse no kuyumvira niyo haba ari mu bibazo bigoye. Niba koko Adam ibi yakoze byari byo, base Adam yahawe icyo yashakaga, kuko itunda ryatumye ahabwa ubuzima bwo kurya yishe icyuya. Gusa ariko Adam ntiyigeze atekereza kabiri ko wenda twe tuzamukomokaho tutazigera dukunda ubu buzima yari yahisemo. Wenda yari kureka akabanza akabyara abana, akabona n'abuzukuru, hanyuma we akabona kuba yarya itunda ku giti cye. Niba ari ukumanurwa mu isi yashakaga yuzuyemo ibibazo n'ibyorezo nka za corona, akamanurwa wenyine ku giti cye. Irindi banga rivuga ko riri mu nkuru ya Adam na Eva, ngo niba koko barabeshwe kurya itunda, ubwo uwabeshye Adam na Eva kurya itunda ntiyari inzoka nk'uko abenshi tubizi. N'abavuga ibyo bagaragaza gihamya mu nyandiko z'idini zivuga ko ikiremwa cyashutse Adam na Eva nticyari inzoka, kubera ko inyandiko zigaragaza ko icyo kiremwa cyari gifite amaguru. Ni nayo mpamvu igihe Imana kivumaga yavuze ngo guhera none uratangira kugendesha inda yawe. Ibi bisobanuye ko mu gihe icyo kiremwa cyavumwe cyabashukaga ngo barye itunda, icyo kiremwa cyari gifite amaguru. Gusa nyuma y'icyo cyo gushuka Adam na Eva, nibwo Imana yavumye icyo kiremwa igihindura inzoka, gitangira kugendesha inda no kurya ivumbi. Ku bwanjye njye numva ko bishoboka kuba iki kiremwa Imana yavumye cyari wa mugore wa Adam wa kera, Lilith. Gusa ariko ku rundi ruhande Adam kuba yarariye itunda byatumye isi isa nkaho icangamukaho gato, kuko cya gihano cyo kurya twiwishe icyuya cyateje byinshi. Cyateje inzara ituma uyu munsi Yusufu Professor arara amajoro ataryama kubwo gushakisha inkuru. Inzara ituma Rocky Kimomo na Junior Giti barara basobanura filime biyita n'amazina utabara. Ikindi cyari kuba gisa nkaho kijenanye muri Eden, nuko twese twari kuba muri Eden nta myenda twambara, nkuko Adam na Eva mbere yuko barya itunda babagaho bambaye ubusa, nta nubwo byari bibangamiye da. Ngaho reba iyo foto aho wicaye n'abandi muri kumwe ndetse n'abandi bantu batuye isi, twese twambara ubusa buri buri. Iki gitabo cya Rabbi Yochai gifite byinshi. Bavuga ko n'iki cyaha cyo kurya itunda baragihimbye gusa, nubwo bavuga ko itunda bariye Adam na Eva ngo ryari apple. Mu by'ukuri nanjye birantangaza, kuko niba mwibuka neza mu nyandiko ntabwo bigeze bagaragaza neza habe na gato iryo tunda ryari mu buhe bwoko. Kandi tuzi ko Imana yahaye uburenganzira Adam na Eva kuba barya amatunda yose afite imbuto nk'ibyo kurya byabo, nk'uko tubisanga mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 29. Iyo twitegereje kandi apple dusanga ari itunda rifite imbuto mo imbere. Ibi bigahita bigaragaza ko apple atari ryo tunda mu by'ukuri bazize. Gusa kubwira itunda rya apple bisa nkaho bicanganyeho ukuntu. Umunyamateka wa kera cyane wo muri Jerusalem witwa Flavius Josephus, mu gitabo cye cyitwa The Weeks of Josephus, yanditse ngo nubwo tuzi Gahini, Abel na Seth nk'abana ba Adam na Eva, ubucukumbuzi bw'amateka bugaragaza ko Adam na Eva bari bafite abana bagera hafi kuri 56, abahungu 33 n'abakobwa 23. Ku rundi ruhande ibi bisa nkaho bisobanutse nk'ukuntu. Ibaze nawe igihe utumwe n'Imana ngo mugende mubyare mwuzure isi, hanyuma mukagenda mukabyara abana 3 gusa. Ese bari kuba bujuje icyo bari batumwira?
gusa kuri iki cyo kuba bari bafite abana 56 bigaragaza ko byibuze bari bagerageje kuzuza ibyo bari basabwe n'Imana gukora. N'ubundi Adamu bavuga ko yabayeho imyaka igera muri 930 ku isi, none iyo myaka yose ngo babyarane abana 3 gusara. Hanyuma umenye ko muri icyo gihe nta mikino runaka yabagaho, nta radiyo, nta televiziyo byabagaho, nta n'abajama Adamu yageraga bo kujya gutera nabo story kuko yaremwe ari wenyine. Ubwo niba imirimo bari bafite we n'umufasha we ari uguhinga, ubwo ikindi gikorwa cyo kwinezeza cyabaga ari kimwe gusa. None izi story zo kuba Adamu yari afite abana 3 gusa, nawe wabyibazaho byinshi. Nyemera nkubwire ngo nahasoreje inkuru yanjye y'uyu munsi, gushimire cyane kuba wanteze yombi kuva ku itangiriro kugeza aho nsoreje iyi nkuru. Njye wayiguteguriye nkanayikugezaho nita Yusuf Professor. Ushobora kandi kumfollowinga ku rukuta rwanjye rwa Instagram ari rwo Yusuf Professor, no kuri Facebook Yusuf Professor, cyangwa se ukama comment kuri YouTube channel Yusuf Professor. Wibuke kandi no gukora subscribe kugira ngo ujye uba mu bambere bazajya babona inkuru mba nagushyiriyeho. Mukomeze mugire ibihe byiza, ndabashimiye cyane. Professor Book, powered by who heals your fashion.